بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله معز الطائعين مذل العاصين هازم الأحزاب وحده لا شريك له ولا ند له ولا مماثل له ما بين السماوات والأرض وما تحت الثرى، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عباد الله، أوصيكم وإياي بالتقوى الله عز وجل وطاعته، فلقد فاز المتقون الطائعون، كما يقوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها الأعزاء، خطبتنا اليوم إن شاء الله في الحث على الاعتبار بما يجري من الحوادث. tubanje gushimira Allah subhanahu wa ta'ala, Imana rurema ishobora byose mu bihe byose, iyo mugenga wa buri cyari cyo cyose, ushobora byose mu bihe byose, we twambaza, we dusingiza, we dutezeho inkunga mu bihe byacu bya buri munsi. Nyagasani Imana, turabagaragu bawe abanyantege nkeya. Nyagasani Imana, ntacyo twakwishoboza usibye icyo watugeneye. Nyagasani Imana, duhe kunyurwa na byinshi wabashe kuba waduhereza mu ngabire zawe. Amahoro n'imigisha nibisakare kuwasozeje umwe n'abahanuzi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama, we nabiwe n'abasangira ngendo be, na buri waro wese uzagerageza gutera ikirenge mu cyabo, akagerageza kwigana imico, imikorere, imigirire, imibereho n'imibanire nk'uko intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam yabashiye kuba yabidutoza mu byamuranze mu buzima bwe bwa buri munsi, mu byamuranze mu bikorwa bye bya buri munsi, bikaba intandaro n'impamvu nziza yatumye abamwiganye uyu munsi yo tubavuga twongeraho ijambo bagaragu b'Uwiteka utabasha kubona kubw'agaciro karyo, utabasha kwambikwa ukiri hano kuri iyi si ku cyubahiro waba ufite icyo ari cyo cyose, udashobora kuba wagira kuri urwo rwego. Uyu munsi turabavuga tuti radiyallahu anhum wa radu anhu, abo ngabo Imana yarabishimiye. Iyi ni kashe Imana yamaze gutera ku mitima yabo, ndetse nabo Allah subhanahu wa ta'ala bamwishimira ukuri ko kumwishimira. Bagaragu b'Uwiteka, uru ni rwo rwego ruhambaye rwambitswe babandi bagerageje kwigana, bagerageje gukora ibyo intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam yari yarabazaniye mu rumuri rugaragara, ndetse no guhunga umucyo w'umwijima. Bagaragu b'Uwiteka, amahoro n'imigisha bisakare ku ntumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, we n'abantu be n'abazagerageza gutera ikirenge mu cyabo kugeza ku munsi w'imperuka. Twinginga Allah subhanahu wa ta'ala yuko adushira muri abo ngabo. Allahumma amin. Ibadullah, mugaragu wa Allah, ndakugira inama njye nkennye kukurusha, ndakugiriye inama Allah yagiriye abantu, ndakugira inama uwo ari we wese muri twe bagaragu b'Uwiteka yarakwiriye kwikuraho impamba uko yaba ingana uko ariko kose. Niba ashaka kubaho neza hano kuri iyi si, ashobora kuba yagira impamba akuraho uko yaba ingana kose, niba ashaka kubaho neza ku munsi w'imperuka, ariko gutinya Allah subhanahu wa ta'ala. Bagize intsinzi, bafite intsinzi, bazakomeza kubaho mu byishimo no mu munezero, babandi baranzwe no gutinya Allah subhanahu wa ta'ala, bikaranga ibikorwa byabo, bikarangwa imigirire yabo, bikarangwa mu mibanire yabo. Abo bafite intsinzi hano kuri isi n'ejo ku munsi w'imperuka, nk'uko Allah subhanahu wa ta'ala abitwibutsa muri suratu Ali Imran aya 101, akatubwira ati: ya ayyuhalladhina amanu, yemwe abemeye Imana, taqullah, nimutinye Allah subhanahu wa ta'ala haqqa tuqatihi, ukuri ko kumutinya, wala tamutunna illa wa antum muslimun, kandi muramenye ubuzima bwaha kuri iyi si bw'igihe gitoya butazabarangirana mutaraba abayisilamu nyakuri. Bagaragu b'Uwiteka, iyo niyo nama nari nkwiriye kukugira, iyo nama niyo nari nkwiriye kwigira, kugira ngo bimfashe nawe bigufashe, maze dusenyere umugozi umwe, tuzahuzwe na Allah subhanahu wa ta'ala, tunahurira imbere ya Allah subhanahu wa ta'ala turi muri babandi yishimiye, kandi turi no muri babandi Allah akunda kandi yishimiye. Mugaragu w'Uwiteka, inyigisho zacu z'uyu munsi, khutba yacu y'uyu munsi, turi buze gushishikarizanya hagati yanjye nawe kwiga no gufata amasomo Allah arimo araduhereza muri ibi bihe. kenshi Allah subhanahu wa ta'ala aratubwira muri Qur'an ati
fa'tabiru ya ulil absar, nimutekereze nimushishoze mubikureho inyigisho ya ulul absar, yemwe bantu bafite amaso babona. Akongera akatubwira ati fa'tabiru ya ulul albab, ngaho nimutekereze murebe ibyo Allah bereka, mubirebesha amaso yanyu, mukoresha inyurabwenge zanyu, nimurangiza mubikuremo inyigisho, yemwe bantu bafite gutekereza. Allah twereka byinshi, amasomo Allah duhereza, amahugurwa Allah dujuzamo ya buri gihe yarakwiriye kubera inyigisho uwo ari we wese, ku mitekerereze ye, ku mikorere ye, ku rwego rwe, mu mibereho ye, mu mibanire ye, bikamufasha guhinduka no guhindura, kubera ko Allah subhanahu wa ta'ala yaduciriye iteka yuko igihe cyose tutize kubiri kuba adashobora guhindura hali y'ubuzima tubayemo. Allah mu Qur'an aratubwira ati inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah mu suratul Ra'd aya 11 aratubwira ngo inna Allah, mu byukuri Allah subhanahu wa ta'ala la yughayyiru ma biqaumin, ntashobora guhindura ubuzima abantu babayemo, ntashobora guhindura ubuzima bw'inzitane abantu babayemo, ntashobora guhindura ibizazane, amakuba, ubuzima nk'ubu ngubu tumazemo igihe, hatta yughayyiru ma bi anfusihim, keretse uwo ari wese muri twe afashe umwanya akicara akitekerezaho akareba uburyo agomera mu Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala, yarangiza agahinduka, Allah akabona kumuhindurira. Yewe ushaka guhindura, hinduka. Yewe wifuza yuko ubuzima busubira mu buzima nk'uko twabagaho, tugasubira mu buzima busanzwe, abanza wirebe, usubize amaso inyuma, urebe ibihe watambutse, utangire wikontrole, utangire wirebe, utangire uhinduke, kubera ko igihe ni iki ngiki bagaragara Uwiteka. Allah mu Qur'an muri suratu Ibrahim aya 5 aratubwira ati وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. وذكرهم وكاندي أبيبتي kandi ubibutse yewe Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, bibutse ku minsi ya Allah subhanahu wa ta'ala, bibutse ku bihe banyuzemo, bibutse ababanjirije, amaga, ibizazane, amakuba banyuzemo. Urebe musabiqa, urebe inyejana abagaragu b'Uwiteka byagiye bitambuka. Limadha ahlakahumullah, nukubera iki Allah yoretse ibyo binyejana, nukubera iki Allah yoretse izo umma, bibahe guhinduka. Ubibutsa abantu ba Lot, kubera iki Imana yaboretse, nuko umugabo yaryamanaga n'umugabo. Uyu munsi twarenze urwo rwego rwo kuryamana umugabo ku mugabo mu banga, dusigaye tugeze ku rwego rwo kujya gusezerana, dusigaye tugeze ku rwego umugabo abana n'imbwa mu rugo ayita umugore we, tugeze ku rwego umugore yumva ko adashobora gushaka umugabo, ahubwo guhitamo gushaka imbwa bakabana nk'umugabo ari byo byiza kuri we, ari naho isi yabo igeze. Aboretswe bagaragu b'Uwiteka, ibyo binyejana mwumva, izo nkuru Allah tubwira, abo ngabo Allah yoretse, twe ibyo dukora bikubye ibyabo. Hagize n'uzuka mu boretswe na Allah akareba ubuzima tubayemo, yatubaza impamvu tukiriho. Reba abantu ba Shuaib, limadha ahlakahumullah, kuki Allah yaboretse. Fadhakkirhum bi ayyamillah, bibutse ibyo bihe byatambutse. Abantu ba Shuaib kana yanqusul mizan, bajyaga bapima ibipimo bituzuye, ntago bajyaga bunzuza iminzani. Bimeze bitenge namwe bagaragu b'Uwiteka, aho dupima iminzani yacu tukaba tuzi kwituzuye, tukemeza tunarahira n'indahiro zidasobanutse mu rwego rwo kwereka abantu yuko ibyo tubahaye byuzuye. Fadhakkirhum bi ayyamillah, bibutse ibyo bihe byatambutse, barebe ubuzima abo ngabo babayemo, barebe ibizazane bahuye nabyo bakoze, maze Allah kabarakarira. Fasabba alayhim sawta adhab, Allah kabahundagazaho ibihano by'inkoni mu rwego rwo kubakebura kugira ngo bakebuke. Uyu munsi twe turatakamba, amarira yabaye menshi,
kubera imitingito itandukanye twumva, ariko ntibyari byagera ku rwego bikwiriye kuba byageraho niba tutiyemeje guhinduka. Reba ku giti cyawe Umar bin al-Khattab radiyallahu anhu niwe wabwiraga abasahaba mu gihagararo nk'iki mpagazemo kuri uyu munsi, akababwira ati hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, mubarurire imitima yanyu. Wowe ubwawe wicare uganize nafsi yawe, uyibwire uti ya nafsi, yewe roho yanjye, bite byawe ko mbona urengera. hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, mubarurire imitima yanyu mbere ko mubarurirwa. Ali ibn Abi Talib afata roho ye, yicarana nayo, agirana nayo inama n'ikiganiro, arangije ayereka isi, areba iyi si, arayitegereza, arangije aravuga ati ya dunya ghuri ghairi, yewe wasiwe jya gushuka abandi batari nge, yewe wasiwe jya gushuka abandi batari nge. Ibyishimo byawe bisozera mu gahinda, ubuzima bwawe kuri wowe busozera mu nda yawe. Ya dunya, yewe wasiwe ghuri ghairi, shuka abandi batari nge. Fa inni talaqtuki thalatha wa lan arji'a ilayki, yewe wasiwe kuva uyu munsi nguhaye amatara atatu, sinzigira nongera kukugarukira na rimwe. Maze Imam Shafi avuga amagambo buri wese yagatekereje, avuga kuri iyi si, anavuga no kuri izi ntwari uyu munsi tuvuga zarebye iyi si ziburira agaciro, zanje ziravuga ziti tuguhaye itaraka eshatu ntabwo tuzongera kukugarukira. Imam Shafi aravuga ati inna lillahi ibadan futina talaqu ad-dunya wa khafa al-fitana, ngo mu by'ukuri Allah afite abagabo b'abanyabwenge, afite abantu bafite gutekereza, afite abantu bafite kureba kure. talaqu ad-dunya, bahaye iyi si taraka, barayambagirana. Kubera iki? Nazaru fiha, bitegereje iyi si, bayishishozaho. Umwana w'imyaka 10 birashoboka ko yapfa kuri yo, ubuzima bwe bwari bufite icyerekezo bugapfira mu mitekerereze. Umuntu wari ufite imishinga ikarangira idashinze, wari ufite kureba kure bikarangira ntacyo agezeho, wari ufite imigabo n'imigambi bigapfira mu nzira. Umwana w'imyaka 20 birashoboka ko yagenda akagenda atageze ku byishimo n'umunezero yari afite. Birashoboka yuko umugabo wari utangiye kuryoherwa n'ubuzima, ubuzima busiga bugusezeye atashakaga kubusezera. Birashoboka yuko ufite imyaka 50, 60, urukundo ku isi atangiye kwikunda, isi itakimushaka itakimukunda. Bagaragu Uwiteka, nazaru fiha, batekereje kuri iyi si, barayireba. Ni ubuhe buzima bagaragu Uwiteka nge namwe turwanira? Dhulkifli atifuzaga, Mupenzi atifuzaga. Imitekerereze yacu nk'urubyiruko bari bayifite, ndetse batangiye no gukandagira aho babereka icyerekezo nyacyo, aho yerekeza akavuga ati insha Allah mu gihe kingana gutya ndabavuye kuri uru rwego ngeze kuri uru rwego. Nyamara urwego yaravuyemo rwari urwego rwo kuva mu buzima yerekeza mu buzima bw'imbere ya Allah subhanahu wa ta'ala. Nazaru fiha, tekereza kuri iyi si wongere uyirebe. Yewe washutswe n'isi, yewe watwawe n'isi, yewe wazindaye, yewe utagikeneye gusari, yewe utari tayari gusari, urwitwazo rukaba gusarira muri metero. Iyi si uzayisiga, yirukanyeho uko ubishaka, ushakisha uko ushaka, nta n'icyo uzabona keretse icyo Allah subhanahu wa ta'ala yakwandikiye. Igihe kirageze bagaragu ba Allah, fa'tabiru ya ulil absar, twongere dushishoze, dufate ingero ku bacu, dufate ingero ku bacu, dufate ingero ku nshuti zacu, dufate ingero ku miryango yacu. Abagiye ntago bagiye kuko bari babishaka, ahubwo baratunguwe nk'uko nanjye nawe tuzatungwa. Nazaru fiha, Imam Shafi batekereje kuri iyi si, barayireba, barashishoza. Lamma alimu, bamaze gusanga yuko laysa lil hayati fiha sakana, yuko ubuzima atari ubuzima bwo guturamo no gutuza. Ja'aluha lujjata, bafashe iyi si bayigiranya nuko yaba ari amazi, ari inyanja. Baranje bafata ibikorwa byiza babigira impamba ibambutsa ya nyanja. Bagaragu Uwiteka, اغتنموا هذه الفرصة, gerageza ufatiranye ayo mahirwe uhawe
kuba ugihumeka umwuka w'abazima, kuba ukibasha kuvuga, kuba ukibasha gukora, kuba ukibasha gusari, gerageza ubifatiranye amahirwe kuko hari abo byacitse bifuza gusubira ubuzima ariko bikaba bidashobokera yuko basubira ubuzima. umwe mu bamenye aratubwira ngo idha waqafta ala alqabr, ngo iyo uhagaze kumva, iyo uhagaze ku murambo kumumva, imvira kubwira iti bil amsi kuntu mithlaka wa ghadan satakuna mithli, ngo ejo hashize nari nkawe kandi nawe ejo hazaza uzaba nkanjye. Bagaragu Uwiteka, ibihe turimo turareba bagaragu Uwiteka, amakuru twumva buri munsi, ibiza bitandukanye, ibigeragezo bitandukanye, inkubi y'imiyaga itandukanye, imvura mu buryo budasanzwe bitandukanye, tukabyumva imisozi. Uyu munsi twatangiye kubyumva n'iwacu. Ibyo twumva biri kure, uyu munsi turabahamya babyo mu iwacu, mu mbere, mu nzu iwacu, mu bikorwa byacu bya buri munsi. nta rwitwazo dufite imbere ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ya abna'i sittin, yemwe bageze mu myaka 60 kuzamura, umva imvugo y'intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam ikwibutsa aho intumwa y'Imana ivuga ngo a'adhara Allahu al-mu'minin, ngo Allah yamaze guhereza urwitwazo ruhagije. Bimana nta rwitwazo uyu muntu afite nyuma yo kugira imyaka 60 imbere ya Allah subhanahu wa ta'ala. Nicyo utabonye ku isi, niki kintu usigaje kubona ku isi, ibyo utabonye mu myaka 60. Intumwa y'Imana iti ummati ma bayna 60 wa 70 wa qalilun man tajawaz. Iyi umma mureba ikigereranyo cy'imyaka yayo ni hagati ya 60 na 70, ni bake bazayirenza. Ariko nta gitangaje giteye agahinda, giteye ubwoba nko kubona umuntu agira imyaka 60 ataboneka mu musigiti, nko kubona umuntu agira imyaka 60 akirukanka kuri iyi si agishakisha amaramuko, nubwo nabwo bitabujijwe, ariko akaburira umwanya isala. Ni ryari utegereje kwicuza? Ya abna'i al-40, yewe ugeze mu myaka 40, umva impamagaro ya Allah subhanahu wa ta'ala uko akubwira muri suratul Ahqaf, falamma balagha ashuddahu wa balagha 40 sana. Allah muri suratul Ahqaf atubwira yerekeza ubutumwa ku bantu bagize imyaka 40 kuzamura. Arababwira ati igihe cyari kigeze kugira ngo mwicare muvuge muti rabbi awzi'ni, nyagasani Imana nshoboza, an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya, nshoboza nshimire ingabire wangeneye. Imyaka 40 kuba nkiri muzima, imyaka 40 kuba nkiri muzima, shoboza nabyo mbashe kubishimira. أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا. نيجيه bagaragu Uwiteka cyo gushakisha imbaraga zigushoboza kwisanga mu by'Imana yagutegetse no guhunga no gutandukana n'iby'Imana yakubujije. Alam taraw, ese ntimwabonye yuko intumwa nyinshi za Allah subhanahu wa ta'ala zahabwaga ubutumwa zigeze mu myaka 40? Ukeka ko nta banga riri mu myaka 40? Ni igihe cyo gutandukana n'ibibi aho biva bikagera, ni igihe cyo gusezera ubusore n'iraha ry'ubusore, ni igihe cyo gutandukana no gukomeza kwirukanka ku isi, ahubwo ukagira igihagararo nyacyo ugashikama, kubera ko uwagize imyaka 40 atarahinduka ni gato ashobora guhinduka. N'uhindutse ni ingabire z'Uwiteka Imana yihera ubishaka. Hari hadithi da'if aho intumwa y'Imana tubwirwa ko yavuze ngo uzageza imyaka 40 ibyiza bye bitari byaganze, ibibi bye azitegura icyicaro cye mu muriro. Uzageza imyaka 40, yewe ukomanga imyaka 40, ugeze hehe uhinduka kugira ngo iyo myaka 40 izaze ari fasil, ari kigiye kugutandukanya no gutwarwa n'isi, no kuzindara, no kwirengagiza. Bigeze hehe mugaragu Uwiteka? Ya abna'i 20, yewe ufite imyaka 20, fala yaghurannaka shababak, ubusore bwawe ntibuzagushuke, kubera ko sintanga urugero ku bandi
ndatanga urugero nyuma y'umusigiti nkwibutse Dhul-Kifri, ndatanga urugero hakurya ho gatoya nkwibutse Mupenzi, iminsi 3 gusa accident zitunguranye urupfu rurabajyana. Niki wowe utegereje kuri isi? Wallahi billahi, niba hari ikigeragezo gikomeye kibaho no gupfura umusore kubera impamvu ebyiri. Impamvu ya mbere at-taswifu fi tawba, kumva ugifite igihe kirekire bigatuma ukererwa mu gukora tawba. Kumva ugifite igihe kirekire, myaka 20 ndacyari mutoya, nzicuza ngize 30 igagusanga ukiri muri ubwo buzima, nzicuza ngize 40, wallahi billahi urupfu kuri imbere. Ahariho umwara bavuga neza, akavuga amagambo akomeye angira inama, kugira inama, agira inama n'undi utarahangaha, akamubwira ati tazawwadu min ad-dunya fa innaka la tadri, shakisha impamba kuri iyi si kubera ko ntaguzi. idha janna alayka al-layl hal ta'ishu ila al-fajr, ese niburamuka bwije uri muzima, ese buracyo ukiri muzima. fakam min sahihin mata min ghayri illa, bangahe nge namwe tuzi bapfuye batarwaye. mautul faj'a, urupfu rutunguranye abagaragu b'Uwiteka mu gihe gito tukaba turakwibagiwe, ukajya guhuza na Allah subhanahu wa ta'ala, akajya kukubaza kuri buri gato na buri kinini wakoze kuri iki. Urwangano rwawe urarupfanye, amashyari yawe urayapfanye, kudasari kwawe urabipfanye, guhuguza kwawe urabipfanye, amahuga atandukanye yose urayapfanye, amadeni y'abandi wanze kwishyura urayapfanye, ugahura imbere ya Allah subhanahu wa ta'ala wese wuzuye ibyaha. wakam min saqimin asha, ni bangahe nge namwe tuzi bari barwaye tukabacira urubanza, ugiye kubasura akavuga ko budacya, ugiye kubasura akavuga ko budacya, uyu munsi wa none ahangaha bakaba bakiri bazima. wakam min shababin amsa wa asbaha dhahika, bangahe mu basore bwakeye bukanira ari bazima, baseka, bari mu mikino, banezerewe, ariko umudozi w'isanda arimo arazidoda we ntacyo azi. Fata Mupenzi, uyu munsi n'urugero rwa hafi ku basore, imyaka 26 ntabwo rwamutinye rwaramukomangiye. Impamvu ntiyabaye uburwayi, impamvu ntiyabaye we, impamvu nuko igihe cyari cyageze. Icyanjye n'icyawe ntabyo tuzi. wakam min urusin zayyanuha li sahibiha, uyu mumenye komeza tubwira ngo bungahe mu bukwe nge namwe tuzi twagiye turataka, twagiye tukitegura, tugashakisha inkwano, tugashakisha ibitwikuruza, tugashaka buri kimwe cyose, kugeza igihe byageze ku munsi w'ubukwe nyirizina, umugabo akambara ikoti akaberwa, umukobwa akambara ikanzu akaberwa, umugabo yajya kumutahana mu rugo iwe, malakul maut akamutanga kumutahana mu nda y'isi. faman aasha 1000 aw 2000 fala budda min yawmin yasiru ila al-qabr, bahi imyaka 1000 uko bishaka, 2000 se cyangwa 3, ntihazabura umunsi mu minsi usitirwa ko ari umunsi wawe nawe ukinjizwa mu nda y'isi. abo ni abatambutse bagaragara Uwiteka. wowe usigaranye iki? wowe uriho mu buhe buryo? wowe uyu munsi uri muzima ubayeho mu buhe buryo? fa'tabiru ya ulul absar, ngaho bibabere intandaro, bibabere umwanya mwiza wo kwiga kuri abo barimu, bo kwiga kuri abo barimu, nimurangiza mu minuze bibahereze guhindura ubuzima bwawe. benshi batekereje ejo bucya butitwa ejo kuri bo, ahubwo bitwa uwo munsi ko aribo bagomba kwita Allah subhanahu wa ta'ala. mu bibazo bine umuntu azabazwa ku munsi w'imperuka, atarashingura ikirenge cye ngo atere urutambwe, nibarura ritari ryatangira, twese turahagaze, ibiremwa byose birahagaze, la tasma'u minhum illa hamsa, nta kindi wumva kuri bo usibye kwiruhutsa gusa. bahamagara izina runaka, umuntu akagira ngo niwe bahamagaye, imitima igashikanuzwa mu bitereko. kuri uwo munsi ntuzigera utera ikirenge ngo utambuke wegere Allah subhanahu wa ta'ala hatta tus'alu an 4, cyetse ubanje kubazwa ku bibazo bine. icyambere cyiza ku kubitiro an umrihi fima afnaha, ubuzima wabayeho
myaka 20, 30, 40, 50, 60 n'abari mu nyengezo ya 70 kuzamura. An umrihi fima afnah, imyaka yawe yarangiye ite, ubuzima wabayemo waburangije ute. Mwili hadith numwe Imana iratubwira ngo inni wal insu wal jinnu fi naba'in 'azim yawm al qiyamah, nje n'abantu n'amajini tuzaba turi mu rubanza rukomeye ku munsi w'imperuka. Limadha ya rab, kubera iki tuzagirana urubanza nawe yewe Allah? Akhluqu fayu'badu ghayri, naramuremye ndamutunganya agiye gusenga ikindi kitari ngewe. Bangaho uyu munsi basenga ibigirwamana, bangaho uyu munsi basenga abantu nkabo, bangaho uyu munsi basenga amafaranga, bangahe uyu munsi basenga akazi, bangahe uyu munsi basenga ababosi babo. Allah yavuga Allahu akbar, Allahu akbar, nawe mu mutima wawe ngo akazi kanjye niko kari hejuru ya Allah. Nawe mu mutima wawe ati ngewe boss wanjye ni uruta Allah. Nawe mu mutima wawe ati ngewe isi ni iruta Allah, kubera ko Allah yaguhamagaye witaba ibindi bitari Allah. Wa atahabbabu ilayhim bin ni'ma, Allah ati nashimishwa no kubahundagaza w'ingabire zanjye, kumuzamura mu rwego wararimo, kumukura mu maje n'amakuba, nagerageza kumuzamura nkamukura muri ubwo buzima. Fayushkaru siwaya, yajya gushimira agashimira abandi batari ngewe. Hadithi numwe Imana ikomeza ubwira iti shimishwa no kumuhundagaza ingabire zanjye, wagashimishwa no kwifashisha za ngabire zanjye mu kunsuzugura. Ikibazo cya mbere uzabazwa ku munsi w'imperuka, uzabazwa ubuzima wabayemo bwarangiye bute. Reba imyaka 20, fata usubire mu ishuri, ufate isala, utegetswe gusari 5 ku munsi, bikube n'icyumweru, urebe amaswala usabwa gusari mu cyumweru, amaswala 35, nurangiza yakube 4, amaswala utegetswe gusari mu kwezi, urebe ngo nganate, nurangiza wibaze ngo ese izi swala ku munsi w'imperuka nzaba nzifite. An umrihi fima afna, ubuzima bwawe urabona buzarangirira mu biki mugaragu w'Uwiteka. Ikibazo cya kabiri kiri special mu buzima, Rasul aratubwira ati wa an shababihi fima abla, ubusore bwawe kuva ufite imyaka 15 kugenda kugeza ugize imyaka 35, 40, fima abla, wabusoje ute, wabukoresheje miki, niki wungutse mu busore bwawe uzahengukana imbere ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ubusore bwacu bwabaye bwo kwishimishamo, ubusore bwacu bwabaye bwo kugomeramo Allah subhanahu wa ta'ala. Umuntu akicarira ijambo akavuga ngo ubuzima ni buto bwo kuribwa se, bwaba buto bwo kwangiza, bwaba buto bwo kwangirikamo, bwaba buto mu kugaragara mu byaha no mu bikozasoni, cyangwa bwari bukwiriye kuba butoye ukabufatanya ukabubyaza umusaruro w'igihe kirekire utazi. Abari mu nda y'isi bamazemo igihe kingana gite? Nge nawe ko tuziranye imyaka tumazeho, ba data n'abasogokuruza bamaze igihe kingana gite mu butaka? Fatiranye icyo gihe gitoya kikubyarira ibyishimo by'igihe kirekire. Wallahi billahi byaba bibabaje biteye agahinda ubayeho igihe gito ariko kazahangayika kubera cya gihe gitoya wabayemo. Wal asri innal insana lafi khusr إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم ونفعني وإياكم بآيات وذكر الحكيم. أقول ما تسمعون فاستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وتائب من الذنب كمن لا ذنب له. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه أجمعين. Twongeye gushimira Allah subhanahu wa ta'ala, ugushima kuzuye no gushimira kubikwiriye. Allah subhanahu wa ta'ala turamushimira kuri buri cyaricyo cyose tugenera mu ngabire ze, nanone kandi turamusaba yuko aduhereza inyongera mu byiza bye. Amahoro n'imigisha n'ibisakare kubasozeje umwe n'abahanuzi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, we nabiwe n'abasangira ngendo be n'abazakomeza gutera ikirenge mu cyabo. Tusaba Uwiteka ko adushyira muri abo ngabo, Allahumma amin. Bagaragu Uwiteka, umusahaba witwa Muadh
Sa'd ibn Mu'adh, musahaba witwa Sa'd ibn Mu'adh yinjiye ubuyisilamu afite imyaka 30, apfa afite imyaka 36. birumvikana neza yuko ubuyisilamu yabumazemo imyaka 6, ariko yawma mautihi, umunsi yapfiriyeho, uruno rugero rwiza bagaragu b'Uwiteka rwo kugaragariza ngo igihe ni gito, ariko si gito cyo kwangiza, ni gito cyo gufatiranya, ni gito cyo kubyaza umusaruro, ni gito cyo kubasha gushaka impamba, ni gito dushobora kuba twakora tukabona urwego ruhambaye. Uyu Sa'd ibn Mu'adh yinjiye ubuyisilamu afite imyaka 30, apfuye afite imyaka 36, amaze mu buyisilamu imyaka 6 gusa. ariko yawma mautihi, igihe yapfaga, nazala Jibril yaramanutse azira intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, arangije aramubwira ati uyu munsi hapfuye umusahaba ihtazzat bihi arshur rahman limautihi, kubwo gupfa kwe intebe ya Allah yatitiye kuri uyu munsi. intebe ya Allah yatitiye kubera urupfu rwa Sa'd ibn Mu'adh. imyaka 6 gusa, ibaza ibikorwa yakoze kugeza nubwo gupfa kwe byabaye intandaro yuko intebe ya Allah igera ku rwego rwo gutitira. sinibyo gusa, wanazala 70,000 malakan yushayyi'unahu, sibyo gusa, hamanutse n'abamarayika 70,000 mu guherekeza Sa'd ibn Mu'adh mu kujya kumushyingura. 6 sanawat, naam, imyaka 6 gusa bagaragu ba Allah. ightanamaha, yarayifatiranyije, wastafada minha, ayungukamo ibyo uyu munsi nge namwe tutari twungukamo mu myaka 50 tumaze mu Islam. uwo ni Sa'd ibn Mu'adh, imyaka 6 gusa, intebe ya Allah iratitira. nge namwe bagaragu b'Uwiteka gupfa kwacu bizasigira isi iki? isi izahomba iki mbere ko Allah subhanahu wa ta'ala atigisa intebe? niki twebwe tuzabatwo, niki tuzakungukaho? maladhi nastafiduhu minka, wa gupfa kwawe urabona tuzunguka iki? gupfa kwanjye ndabona muzunguka iki? Rasul sallallahu alayhi wasallam umunsi umwe anyurwaho n'umurambo ugiye gushyingurwa. abasahaba baba bari kumwe nawe barabaza bati man mat, ninde witabye Imana? barasubizwa bati ni fulani mat, runaka niwe witabye Imana kuri uyu munsi. abasahaba bumvishe ngo ni kanaka witabye Imana, fa athna alayhi khaira, batangira kumuvuga ibyiza byamuranze. maskini arapfuye, no kuntu yafashaga abantu, maskini arapfuye, no kuntu yahuraga mu musigiti asari, maskini arapfuye, no kuntu yitabiraga ibada, maskini arapfuye. ubuse kuko tuzongera kubona hehe ubita ku mfubyi nk'uko yabikoraga? fa athna alayhi khaira, bamuvuga ibyiza mu byiza bari bamuziho yakoraga. maze intumwa y'Imana yungamo mu magambo yabo iravuga iti wajabat, birakwiriye. muri ako kanya nta gihe gito cyari cyahitamo, haza kunyurwaho indi jeneza y'umuntu wari witabye Imana. barabaza bati kandi ninde witabye Imana nanone? barasubizwa bati ni fulani witabye Imana. abasahaba bati fa athna alayhi sharra, batangira kumuvugaho ibibi yajyaga akora. ati nakana birashoboka ko yapfase. nibura isi igiye kuruhuka, alhamdulillah, wenda bari abantu bazaruhuka kubera we. amagambo agiye gushira muri karitiye. fa athna alayhi sharra, bamuvugaho ibibi byajyaga bimuranga mu buzima bwe bwa buri munsi. ibikorwa ukora birandikwa, bikandikwaho utazi, bikanarindwa, bikanabungwabungwa, bikazibukwa ku gihe cyo gupfa kwawe. bikora uko bishaka, kora ibyo ushaka, ariko umenye ngo asraruka tuhfadhu wa a'maluka tusajjalu, ibikorwa byawe birarindwa, n'ibyo ukora menya ngo bifite ahantu byandikwa. satudhkaru bihi, uzabyibukirwaho mu gihe cyo gupfa kwawe. Rasul sallallahu alayhi wasallam
amaze kumva aba basahaba barimo baravuga ibibi kuri nyakwigendera witavye Imana intumwa y'Imana yongera kungama inshuro ya kabiri ivuga ijambo nk'iryo yari yavuze ku wa mbere iravuga iti wajabat birakwiriye babaza intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam wama wajabat ya rasulallah niki gikwiriye yewe ntumwa y'Imana uwa mbere yaje tumuvuge byiza uranje urahamiriza uvuga uti birakwiriye uwa kabiri nawe araje tumuvuga ibibi uranje uti birakwiriye n'ibiki bikwiriye yewe ntumwa y'Imana intumwa y'Imana iranjije abasahabi irababwira iti antum shuhada'u lillahi fid dunya mwe muri abahamya ba Allah kuri iyi si nimwe mwabanye nawe nimwe mumuzi niki mwebwe tuzabavugaho niki ngewe muzamvugaho igihe nzaba mpfuye igihe uzaba upfuye wallahi billahi kora neza kubera ko ntaguzi gerageza utunganye kubera ko ntaguzi kora kubera Allah kubera ko ntaguzi gerageza ubere mwiza bagenzi bawe kubera ko ntaguzi gerageza ukora ibitunganye kubera ko ntaguzi uyu munsi cyangwa ejo umunsi wanjye no wawe ushobora kuba wagera ikibazo so kugera kubera ko turabizi ikibazo uzagera uri mu ntoki uzagera uhagaze ute inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارض اللهم عن أربعة الخلفاء الأئمة الحنفاء أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وأن سائر الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين اللهم أعز الإسلام والمسلمين ودمر أعدائك وأعداء الدين وانصر عبادك الموحدين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اصرف عنا بما شئت وكيف شئت إنك على ما تشاء قدير اللهم اصرف عنا بما شئت وكيف شئت إنك على ما تشاء قدير اللهم ارحمنا فإننا ضعفاء اللهم اغفر لنا فإننا ضعفاء اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم ولا تعذبنا فإنك علينا قادر اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم ولا تعذبنا فإنك علينا قادر وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقم الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا